Sinshidikanya ko mwishimiye kwifatanya nanjye kandi dushimiye aba baririmbyi ku bw'indirimbo nziza y'ubugorozi. Kandi ndashaka gushimira n'abayoboye gahunda yo kuramya y'uyu munsi, abahisemo ziriya ndirimbo. Iyo twaririmbye bwa nyuma Great is thy faithfulness, jyewe ndayikunda cyane kuko inkomeza kwizera iyo nyiririmbye mbabaye. Rero ni indirimbo nziza, ariko icyo nkunda cyane muri yo kiboneka mu gitabo Amaganya ya Yeremiya igice cya 3, ubwo Yerusalemu yasenywaga n'Abanyababuloni kandi abantu bakajyanwa mu bunyage. Amaganya ya Yeremiya ni amarira umuhanuzi abagoza kuko igihugu cye kiba kirimo kirimbuka, kandi mu gice cya 3 umurongo wa 22 aravuga ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura, zihora zunguka uko bukeye, umurava wawe ni munini. Great is thy faithfulness. Rero iyi ndirimbo Great is thy faithfulness ni indirimbo ituruka mu murongo muri Bibiliya, aho umwanditsi aba arimo arira kubw'igihugu cye kirimo kirimbuka abyirebera n'amaso ye, ariko kandi akizera umurava w'Imana muri ako kaga. Mwakoze rero guhitamo iriya ndirimbo Great is thy faithfulness, umurava wawe ni munini. Ndashaka kubaha ikaze muri iki gitondo, kandi abarimo baturebera online bari muri Amerika, muri Canada, mu majyepfo ya Pasifika, mu Burayi n'ahandi hose, tubahaye ikaze kandi ndasenze ngo uyu munsi muhabwe imbaraga. Icyigisho tugiye kwigana cyise abadiventiste barahamagarirwa kuba abumwihariko. Bamwe nimwe muzi umurage wanyu cyangwa amateka y'ubugorozi, muzi ko na Luther yanditse igitabo akacyita Abadage barahamagarirwa kuba abumwihariko. Cyakwirakwijwe mu Burayi bwose, none nanjye ubu ndahamagarira abadiventiste kuba abumwihariko. Iki kibwirizwa rero si icyanyu mwenyine abizera bo mu itorero ry'abadiventiste munsi wa 7 rya Village, ahubwo ndegetura na wa mukobwa wirukanwe mu kazi ke kubera ko umukoresha we yabonye amagambo kuri website y'abadiventiste. Namwe bizera mwese ku isi yose abirukanwe mu kazi kubw'uruhande inteko nkuru rusange yahagazemo ku byerekeye inkingo, iki kibwirizwa ni icyanyu. Kandi abayobozi bacu namwe iki kibwirizwa nimwe cyateguriwe namwe. Inshuro nyinshi cyane nakomeje kuzenguruka isi yose, kandi nzabizera benshi ubwabo bakora cyane mu bo nigeze kubona kuba nabaho. Ubwo nashakaga kuvugisha uhagarariye inteko nkuru rusange mu by'amategeko Dogmatian, namwandikiye email mu gitondo saa 11:15 kuko nzi ko ari bwo azisoma, kandi araza kunsubiza hagati ya saa 11:15 na saa 12. Ndaza kwakira igisubizo cye, akora amasaha menshi cyane. Nakomeje kwitegereza no kureba Teddy Wilson mbyitondeye mu gihe cy'imyaka myinshi, kandi ubu nshobora kuvuga ko ari umuntu w'Imana. Kwihangana kwe, uko abaho ubuzima bwe, anywera ku mariba y'agakiza buri munsi. Ibyo biragaragara neza iyo wicaye muri komite maze ukitegereza uko akora. Uyu ni umuntu amazi y'ubugingo atembera mu bugingo bwe. Bityo rero uyu munsi ndatambutse ikibwirizwa ngiha abayobozi b'itorero, abo ngiye mfata nk'inshuti zanjye, abo twakoranye imyaka myinshi, abo nizeye kuzakomeza gukorera indi myaka myinshi kugeza ubwo Yesu azagaruka. Ariko nk'umubwiriza nanone ni inshingano yanjye kuvuga ukuri. Bityo rero uyu munsi ndashaka kuvuga ukuri mu rukundo, atari ukubera ko nduta abandi cyangwa ndi mwiza, ahubwo kuko nifatanyije n'abantu bamvugisha bavuga bati bagiye kunyirukana mu kazi, none nkora iki? Maze nkumva nikoreye umutwaro, kandi nkumva hirya no hino abantu bavuga ngo ibyo si ikibazo cy'umudendezo w'idini, uvuga atyo afite ikibazo mu mitekerereze. Rero uyu munsi ndavuga mvugira abadiventiste benshi ku isi yose bafite ibibazo byo guhezwa, kuko bahora babwirwa ko uruhande amatorero ahagazemo ku byerekeye inkingo ari uru, kandi ko urwo ruhande rudashyigikiye abashaka gutambukwaho ngo ntibakingirwe. Rero iyi niyo nsanganyamatsiko ngiye kuvugaho, kandi nafashe igihe nsenga ntekereza kuri iyi nsanganyamatsiko. Si n'ikibwirizwa gisanzwe, ahubwo ndizera ko mu gihe cy'ubuyobe tugomba guhaguruka tukavuga ukuri, ariko ubwo ingaruka nazo ntizizazuyaza kwigaragaza.
rero ndavuga ibi mu rukundo, nkunda inshuti zanjye, abayobozi b'itorero ry'abadiventiste ku isi, abafashe ibi byemezo bagakusanya ibyo banditse, kandi sinivugira jyenyine ahubwo ndavugira abandi bizera bo muri Amerika, Canada, kandi barimo baranareba iyi gahunda, abo muri Afurika y'Epfo, Australia, Ubudage, Sweden, New Zealand n'ahandi. Hari abantu ku isi yose bakurikiye iki kibwirizwa kuko bazi ko nk'uko Hamlet yabivuze hari ikintu cyabureye mu mutima wa Denmark. Rero ku iriburiro ryacu ndashaka kubasomera ibaruwa yasohotse ejo bundi. Kubwiriza muri iyi minsi biragoye, uba ufite ibintu ishyano ryose ushaka kuvuga. Gusa mbonye klika yanjye hano, nanone abadiventiste barahamagarirwa kuba abumwihariko. Ibyo tugiye kuvuga bigabanyije mu bice 4. Nibyo bigize iki kibwirizwa. Tugizwe iriburiro, dufite kandi uruhande rw'itorero ryacu nk'ikigo, dufite uruhande rw'imyigishirize y'Iyobokamana Bibiliya, dufite uruhande rw'ubukungu, amafaranga, kwikingiza byateye gusenyuka mu badiventiste, noneho tukaza kureba umwanzuro twese hamwe. Dutangirire ku iriburiro. Mfite hano ibaruwa twahawe n'umwizera wo muri Canada. Ni umwizera w'umudiventiste, kandi wenda ubu nawe akurikiye iki kibwirizwa. Ibi byaturutse ku mukoresha wo muri Canada, byandikiye uwamukoreraga, mushiki wacu muri Kristo. Ati nkurikije inyandiko yashimangiraga uruhande itorero ry'abadiventiste umunsi wa 7 rihagazemo ku byerekeye COVID-19 nk'uko byasuwe n'ubuyobozi bw'inteko nkuru rusange y'abadiventiste umunsi wa 7, ndetse n'abandi bantu bo mu itorero ry'abadiventiste umunsi wa 7 ritera umwete abizera baryo kwikingiza. Mu by'ukuri inyandiko ivuga ko none hayivugaho ati itorero ry'abadiventiste umunsi wa 7 nyuma yo kuganira n'abashinzwe iby'ubuzima muri ryo n'icyiciro gishinzwe umudendezo w'idini mu nteko nkuru rusange y'itorero, byemejwe ko gahunda zo kwikingiza zirimo zikorwa, izo ni inkingo za COVID-19, ari iz'ingenzi cyane kubw'umutekano n'ubuzima bwiza ku bizera bacu ndetse na kominote zose muri rusange. Bityo rero abasaba uburenganzira bwabo mu mudendezo w'idini ntibabukoresha neza mu gihe banga amategeko ya guverinoma cyangwa y'abakoresha babo muri gahunda zigendereye umutekano w'izo kominote. Ayo magambo yasubiwemo avanywe mu by'inteko nkuru rusange yatangaje. Noneho uyu niwo mwanzuro umukoresha yahaye uyu mugore wo muri Canada. Nabonye ubusabe bwawe n'amakuru watanze, gusa ntiwabashije kwerekana neza imyizerere y'idini ishobora kukubuza kumvira amategeko ya kaminuza arebana no kwikingiza. Kubw'iyo mpamvu ubusabe bwawe turabwanze kandi ugomba gushyira mu bikorwa gahunda z'amategeko yo kwikingiza. Uyu muntu rero yategetswe kwikingiza mu rwego rwo kugumana akazi ke muri kaminuza. Mu gitondo kandi twakiriye amakuru y'ibyabaye mu bihugu bitari bimwe, si muri Amerika gusa. Canada ni urugero rukomeye rw'ahantu abanyeshuri birukanwa mu bigo, bakirukanwa mu kazi kuko abakoresha babo barimo bavana amakuru kuri website y'itorero ry'abadiventiste, kandi bakifashisha ayo makuru yerekeye aho rihagaze ku by'aya mategeko agonga abizera baryo ubwabo. Rero ubu turimo turibonera amacakubiri ku isi yose, ariko tukanabona amacakubiri mu itorero ry'abadiventiste. Kubera iki? Bishingiye ku ruhande itorero ryafashe ku byerekeye amategeko ariho, aho bivuga ko atari ikibazo cy'umudendezo w'umutimanama mu mitekerereze ya bamwe, ariko abadiventiste nta mpamvu bafite ishingiye ku mahame cyangwa ku myizerere ibabuza gukurikiza gahunda zo kwikingiza igihe babitegetswe cyangwa batabitegetswe. Uko niko bamwe bavuga. Aho ni itorero rihagaze. None se twageze aho gute? Kandi turabivugaho iki? Reka tubanze turebe kuri iyo nyandiko, turebe uruhande rw'itorero ryacu nk'ikigo mu byavuzwe aha. Iyi niyo nyandiko ya mbere, kandi ni ingenzi ko wayiprintinga ubwawe. Wayibona kuri adventist.org. Iyo niyo web page wabonaho iyi nyandiko. Andikamo immunization. Ibi birahita byizana. Ibi kandi byatowe na ADCOM, Administrative Committee y'inteko nkuru rusange kuwa 15 Mata 2015. Aho ni kera rwose mbere ya COVID. Iyi nyandiko yanditswe igihe ishoza y'urukingo yari ikintu gishyirwa mu mubiri wawe kigashuta ubudahangarwa burwanya indwara runaka. Aho ni mbere y'uko iyo shoza ihinduka ikaba ikintu gishyirwa mu mubiri kigaha ubudahangarwa manufacturer kugira ngo itere umubiri kwirwanaho igihe indwara zije. Kandi iyo shoza yarahindutse rwose, sibyo?
rero adcom yanditse iki kandi ni ngombwa ko tubisobanukirwa, biri hano kuri screen. Haravuga ngo itorero ry'abadiventiste umunsi wa karindwi ryita cyane ku buzima bwiza no kubaho neza. Kwita ku buzima kw'abadiventiste gushingiye ku ihishurirwa rya Bibiliya no ku nyandiko zahumetswe za Ellen G. White, umwe mu batangije iri torero, ndetse no ku myanzuro ya gihanga itangwa na siyansi. Ku bw'ibyo turatera umwete abantu ngo bikingize, kandi turemeza ko hatariho impamvu zishingiye ku idini cyangwa ku myizerere zatubuza gukangurira abizera bacu kugira uruhare muri gahunda zo kurinda ubuzima binyuze mu kwikingiza. Duha agaciro ubuzima bwiza no gutekana kw'abaturage, kandi muri ibyo harimo no guhabwa ubudahangarwa. Ntituri imitimanama y'abizera ku giti cyabo ubwabo, kandi twubaha amahitamo ya buri wese. Ibyo bigomba kwanzurwa n'umuntu ku giti cye. Amahitamo yo kutikingiza ntagomba kubonwa nk'amahame cyangwa inyigisho z'itorero ry'abadiventiste umunsi wa karindwi. Iyi rero niyo nyandiko y'urufatiro ya mbere kandi yatowe mu 2015 mbere ya sesiyo y'inteko nkuru rusange ya 2015, yatowe n'itsinda cyangwa se komite y'abayobozi b'inteko nkuru rusange adcom. Kuri mwe mutamaze igihe kinini cyane mu bayobozi cyangwa se mu buyobozi, adcom ni komite y'imbere ishinzwe ibibazo by'imbere mu nteko y'itorero, mu nteko nkuru rusange, siyo executive committee kandi siyo board. Iyi rero yatowe na komite y'abayobozi b'inteko nkuru mbere ya sesiyo ya 2015. Dushingiye kuri ibyo, nyuma y'uko Riba and Health isohoye ya nyandiko irimo umuhamagaro, kandi iyo nyandiko yasinywe n'abasaga 20,000 basaba itorero guhindura aho rihagaze ku nkingo. Rero nyuma inteko nkuru rusange yongeye gusohora indi nyandiko tugiye kwita inyandiko ishimangira. Iri hano kandi ni ndende cyane, ntitwayishyira kuri screen. Yasohowe kuwa 25 Ukwakira 2021. Urumva ko hashize amezi make. Yatowe n'ubuyobozi bw'inteko nkuru rusange, abashinzwe iby'ubuzima mu nteko nkuru rusange, icyiciro gishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'umudendezo w'idini, umujyanama w'umuyobozi w'inteko nkuru rusange, ndetse na kaminuza ya Roma rinda ku buzima. Mbere na mbere dufite inyandiko yo mu 2015 ya adcom, maze Riba and Health ikoze wa muhamagaro, aho abadiventiste 20,000 bayisinye, harimo pastor basaga 1,000. Noneho iyi nyandiko yahise isohoka yitwa inyandiko ishimangira, kandi yari ikubiyemo amakuru arambuye cyane kurenza inyandiko ya mbere yasohotse mu Kwakira 2021. Tutarakomeza, hari ikindi kibazo cyavutse kuko diviziyo y'amajyaruguru ya Amerika NAD niyo yafashe umwanzuro ko igomba gusohora inyandiko yayo ku by'inkingo, kandi nayo yashimangiraga ibyasohotse mu 2015, kandi iyi nabyo yayisohoye muri Werurwe 2021. Rero ubwanjye ndebye kuri izi nyandiko eshatu dufite ubu hano, dufite inyandiko yo mu 2015 ya adcom, dufite yo muri Werurwe kuwa 21 mu 2021, dufite ndetse n'inyandiko ya diviziyo y'amajyaruguru ya Amerika, kandi yashimangiraga ibyavuze mu 2015. Rero reka iyo tuyishyire ku ruhande, kuko nk'uko tubizi ku mpaka zerekeye kweza abagore, union cyangwa diviziyo ntizemerewe ubwazo kwishyiriraho amahame zigenderaho. Ubwo rero diviziyo ntizemerewe kugira ibintu zitangaza zirebana n'amahame umwizera w'itorero ry'abadiventiste umunsi wa karindwi agomba kugenderaho. Dusigaranye iyi nyandiko yo mu 2015 n'inyandiko ya adcom yo mu 2021, ariyo nyandiko ishimangira. Mbese turi kumwe? Okay. Inyandiko ya NAD twayirengagije uko twabonye ko itabyemerewe. Noneho iyi ni ifoto y'umwongereza w'ikimenya bose wabaye muri Roma y'Ubwongereza, Tony Benn. Hafi y'ikintu cyose avuze sinemeranya nawe. Yabaye inshuti y'ubumwe bw'abasoviyete. Iyo mu mujyi habaga harimo umuteroriste cyangwa se umuterabwoba, yabaga ari inshuti ikomeye cyane y'uyu mugabo. Ubu yarapfuye, ariko yari umugabo uhagarara ku cyo yavuze n'icyo yizera, kandi hashize imyaka isaga 10 yapfuye. Ubu ngubu irashize, ariko ibyo reka twe kubijyamo cyane. Rero uyu Tony Benn yari afite ibibazo 5 by'ingenzi cyane ngira ngo tuze kurebaho uyu munsi wa none. Ibi kandi ni ibibazo by'ingenzi cyane dukeneye kubaza uyu munsi igihe twiga ibi ngibi. Iyo yahuraga n'umutegetsi yaramubazaga ati,
ikibazo cya mbere ni ubuhe butware ufite cyangwa se ni izihe mbaraga ufite. Ikibazo cya kabiri, ubwo butware wabukuye he. Ikibazo cya gatatu, mbese ubwo butware ubukoresha mu nyungu zande. Ikibazo cya kane, mbese ninde ukubaza uko ukora cyangwa se wisobanura kwande. Noneho ikibazo cya gatanu, mbese twakwikiza dute. Ibi ni ibibazo byiza cyane, sibyo? Iyo urebye ku bibazo bine bya mbere ubona niba ukeneye ikibazo cya gatanu cyangwa utagikeneye. Ariko biriya ni ibibazo bitanu byiza bihagarika ubutegetsi butavugirwamo ntibujye mbere muri sosiyete. Kubaza ibibazo bitanu maze bakagusubiza batakubeshye uhita umenya icyo ari cyo. Uyu munsi tugiye kubaza ikibazo cya mbere ari cyo, mbese ni ubuhe butware, ni izihe mbaraga ufite. Kandi twibaze ngo mbese ni ubuhe butware abo bantu bafite bwo gusohora izi nyandiko. Kuko niba nta butware bafite bwo gusohora izi nyandiko zigomba guteshwa agaciro. Mbese muremeranya nanjye? Yego, murakoze. Reka dutangirire kuri ADCOM y'inteko nkuru rusange. ADCOM ni komite y'abayobozi b'inteko nkuru rusange. Ubwo ni komite y'imbere mu bayobozi b'inteko nkuru rusange. ADCOM nta bubasha ifite, ahubwo ububasha bwayo ni ubwo ihabwa n'abarayiki b'abizera b'itorero ku isi yose. Iyo dutoye dukurikije ingengamikorere zo mu ndongozi y'inteko nkuru muri buri sesiyo yose y'inteko nkuru rusange. Rero ADCOM nta bubasha ifite, nitwe duha ubutware ADCOM kugira ngo ifate imyanzuro mu mwanya wacu, kuko twebwe ubwacu ntitwakwinjira mu mikorere bwite y'inteko nkuru rusange hariya imbere ku cyicaro gikuru. None se ibyo bikora biti? Imiterere y'itorero ryacu mugomba kuyimenya. Tugira abizera ku matorero yabo bagatora inteko, ubwo biba byanyuze mu matora, kandi izo nteko dutora zijya mu nama yo muri Michigan cyangwa se kuri field kugira ngo habonekemo inteko ishinga amategeko tugenderaho. Kandi buri torero ryohereza inteko, izo nteko buri gihe cyose niko bigenda. Dutora inteko ijya muri Michigan kuri field cyangwa mu gihe cy'imyaka 4 cyangwa 5. Mbese ibi murabyumva? Inteko y'Imichigan nayo cyangwa se kuri field yitoramo abayobozi biganjemo abarayiki. Rero abenshi mu bantu bo mu bayobozi bo muri Michigan kuri field cyangwa si abakozi bahawe akazi n'itorero, ahubwo ni abarayiki nkawe nanjye. Kandi iyo nteko nyobozi y'Imichigan aho kuri field nyine iratora yiganjemo abarayiki cyangwa se kuri conference, ikagena ngo ni bande bagiye kujya mu nteko nyobozi yo ku rwego rwa union, maze inteko yatoye ku rwego rwa union ikohereza inteko ijya kuri sesiyo y'inteko nkuru rusange. Iyo itorwa n'inteko nyobozi ku rwego rwa union yiganjemo abarayiki. Rero kuri buri ntambwe tuba dufite ubwiganze bw'abarayiki. Iyo sesiyo y'inteko nkuru rusange ihuye, buri union iba yohereje inteko yayo. Ubwo bufite abayobozi ba union, perezida, secrétaire général na trésorier. Abo ntibabura muri iyo nteko, ariko inteko ikabonekamo n'abandi bantu bo mu itorero, kandi abo bantu bagomba kuba biganjemo abarayiki nkamwe ubwanyu nanjye ubwanjye. Hagati muri sesiyo z'inteko nkuru rusange, mbese itorero rifata imyanzuro rite? Itorero rifata imyanzuro binyuze muri komite nyobozi, kandi iyo komite iba ihagarariye inteko ishinga amategeko. Ibyo ni ukuvuga abizera bo ku isi yose. Kandi iyo komite nyobozi ubusanzwe ihura 2 mu mwaka, keretse iyo habayeho ikintu cyihutirwa cyane kidasanzwe. Iterana muri Mata, izo ni inama zo mu itumba, kandi aho basuzuma raporo z'umwaka wabanje. Ariko inama ikomeye ni yitwa annual council, inama ngarukamwaka, iterana mu Kwakira buri mwaka, ibera muri Silver Spring ho muri Maryland mu nyubako y'inteko nkuru rusange. Kandi iyo nama ngarukamwaka itora iby'ibanze ndetse n'igenamigambi by'ingengo y'imari y'umwaka ukurikiyeho itangirana na Mutarama. Komite nyobozi bigizwe n'abayobozi b'inteko nkuru rusange, abahagarariye ibyiciro ku rwego rw'inteko nkuru rusange nk'icyiciro cy'ubuzima, icyiciro cy'urubyiruko. Ariko abenshi mu bagize komite nyobozi ni abahagarariye union bo ku isi yose. Iyo komite nyobozi ntiyiganzamo abarayiki, ariko twe binyuze mu matora dukora y'Imichigan cyangwa se kuri field cyangwa se kuri conference no mu baduhagararira bemerezwa mu nama y'Imichigan, tuba dufitemo ijambo cyane tugena abaduhagararira ku rwego rwa union. Rero abo bayobozi ku rwego rwa union bahagararira wowe nanjye, bakaba bagize komite nyobozi y'inteko nkuru rusange. Ubwo ufite komite nyobozi iterana 2 mu mwaka, noneho ukagira na sesiyo y'inteko nkuru rusange iterana 1 mu myaka 5.
kandi kuko haba hari imyanzuro igomba gufatwa buri munsi, habaho indi komite yitwa adcom, ikaba ishinzwe ibibazo by'umunsi ku munsi biboneka mu nteko nkuru rusange mo imbere hariya. Urugero, dukeneye kugura urugi rushyashya kubw'umutekano, ibyo ntibikeneye ko itorero ku isi yose rikora amatora, n'ibindi n'ibindi nk'ibyo ngibyo byemerezwa aho ngaho muri adcom. Ubwo sesiyo y'inteko nkuru rusange iterana rimwe mu myaka 5, naho executive committee cyangwa se komite nyobozi igaterana buri mwaka muri Mata, kandi aho niho imyanzuro y'ingenzi ifatirwa mu itorero. Urugero, imyaka 2 mbere ya covid, komite nyobozi yarateranye yiga ku gukuramo inda. Murabyibuka? Icyo ni ikibazo cy'imyizerere kigira ingaruka ku mwizera wese. Iyo myanzuro ntiyarekewe adcom, kuko adcom ishinzwe iby'imbere mu buyobozi. Ntibifatiye imyanzuro ibyo gukuramo inda ubwabo, ahubwo byigiwe muri komite nyobozi ya nteko ishinga amategeko ibamo hagati mu masesiyo y'inteko nkuru rusange. Rero nk'uko tubibona ku kibazo cyo gukuramo inda cyabaye mu myaka ishize, komite nyobozi niyo ikemura ibibazo by'ingenzi mu gihe tudashoboye gutegereza sesiyo y'inteko nkuru rusange, ku bibazo bigira ingaruka ku mwizera wese ku isi yose. Ibibazo by'imyizerere n'iby'umwuka, kuko iyi adcom ishinzwe ibibazo bitarenga ku cyicaro gikuru cy'itorero. Mu ncamake, adcom ifite ububasha bwo gukora nk'uko bisobanurwa n'ingengamikorere z'inteko nkuru rusange. Iki gitabo kandi kirimo ingengamikorere y'inteko nkuru rusange. Ni igitabo cyiza, jya ugisoma, kuko Yesu yarigishije aravuga ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko namwe mubagirira. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 12. Iki gitabo gisobanura uko ibyo bikorwa imbere mu itorero. Iki ni inteko nkuru ifite, kandi diviziyo zose uko ari 13 ziragifite, kandi buri union yose mu zisaga 200 ifite iki gitabo, no muri conference field n'intara barabifite. Rero hagomba kuba hariho ibi bitabo ibihumbi byuzuye ku isi yose. Ubwo rero uramutse ushaka gusoma iki gitabo wagisoma, kiraryoshye cyane. Izo rero nizo ngengamikorere z'inteko nkuru rusange. Icyo mvuga ni uko adcom itegeka mu cyanya yashyiriweho, kandi nta burenganzira ifite bwo gutangaza amahame azagera ku mwizera wese ku isi yose. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi hano. Reka mbafashe, mbese iyi nyandiko mfite hano ivuga iki ku bintu adcom ishobora gukora n'ibyo idashobora gukora? Nimuruhuke gato kuko tugiye kureba ibintu bikomeye cyane ahangaha. Ibi nibyo adcom yaherewe ububasha cyangwa se yemerewe gukora. Ni ukugenzura ibirego byajyanwa ku buyobozi bw'inteko nkuru rusange, birega umwe mu bakozi bayo, byaba ngombwa uwo muyobozi akaba ahagaritswe kugeza ubwo iperereza rizarangira bikorewe muri komite nyobozi y'inteko nkuru rusange. Icya kabiri ni uguhamagara komite nyobozi yose igihe hakenewe perezida mushya, guha amafaranga afasha mu kwimuka umukozi w'inteko nkuru rusange muri Amerika, gutanga ibitekerezo ku mpinduka zifuzwa cyangwa se impinduka zikenewe bikazigwaho na komite nyobozi, kwemera imikoresherezwe idasanzwe y'amafaranga mu buryo bwinshi ubwo aribwo bwose. Mbese ubwo turacyari kumwe? Ikindi ni ukwemeza gusaranganya ibyishyuwe ku bacungamari bo hanze, byakoreshejwe nk'uburyo bwo kubasha gusohora ibyigisho biyobora abizera kwiga Bibiliya. Ikindi ni ukwirukana, hakaba gukemura impaka ziri mu macapiro, hakaba guhemba abarinda inyandiko z'umwuka w'ubuhanuzi ndetse n'ibyigisho biyobora abantu kwiga Bibiliya, kugenzura imikorere ya diviziyo, kwita ku busabe bwa za union, kwitoramo abantu 20 bazajya muri komite nyobozi rusange, gusaba ko habaho impinduka mu bigo by'amashuri, ubwo ngo haba harimo za kaminuza ndetse no mu bigo bya segonderi, kureba ku busabe bwa diviziyo no kwemera kuzifasha mu by'amategeko. Mbese wowe ntiwakwifuza kuba muri iyo komite? Mwishime kuko hari abakora muri iyi komite, kuko uko itorero rikura tugomba kuvuga ko dufite abadukorera. Turi muri sosiyete yita ku byo dukeneye.
niba uri mu gice cy'isi kirimo akajagari n'akaduruvayo, itorero ryo rihagarariye gahunda ihamye gukorera mu mucyo wo kurwanya ivangura ry'uruhu ndetse n'ivangura ry'amoko n'inzangano ziboneka mu bice byinshi by'isi. Rero nubwo waba uri aharangwa akajagari kenshi, itorero ryo, inteko nkuru, diviziyo n'ibindi byiciro byose byaryo rigira gahunda ihamye n'icyubahiro no gukorera mu mucyo mu myanzuro rifata. Iki gitabo gifite umumaro ukomeye cyane. Ingingo y'ingenzi hano ni uko iyo urebye ku ngengamikorere z'inteko nkuru rusange ubona ibi ngibi. Mu by'ukuri ADCOM yahawe ububasha, ibuhabwa n'abizera b'itorero ry'abadiventiste umunsi wa karindwi ku isi yose, kandi ibubaha binyuze mu babahagarariye ngo ikore gusa mu buyobozi, mu bibazo biri imbere hariya mu buyobozi. Ku bibazo rero by'ibibera imbere mu nteko nkuru rusange no mu bakozi bayo, aho niyo itagomba kurenga. Tuvuze ngo ADCOM yahawe ububasha n'abizera binyuze mu babahagarariye ngo ikore gusa mu buyobozi ku bibazo by'ibibera imbere mu nteko nkuru rusange no mu bakozi bayo. Ibyo ngibyo tugomba kubyemeranyaho gutyo. ADCOM nta bubasha ifite bwo gushyiraho amahame n'imyizerere agenga abizera bo ku isi yose guhera mu 2015 kugeza igihe Yesu azagarukira. Ubwo bubasha ntabwo ifite. Ni ingingo y'ingenzi, twese tuzi ko ifite ububasha kuko bamaze no kubibasomera, ariko uyu munsi ndi hano ngo mbabwire, nyuma yo gukora mu buyobozi imyaka myinshi, ADCOM ntifite buriya bubasha. Ubwo rero iyi nyandiko iteshejwe agaciro. Niba bayanditse batari bafite ubutware bwo kugena uruhande itorero ku isi yose rihagararamo ku byerekeye inkingo, iyi nyandiko igomba guhita iteshwa agaciro aka kanya. Ibibazo birebana n'imyizerere harimo no guhitamo amahame mashya agenga imyizerere kuko bigera ku mwizera wese ku isi yose, bireba sesiyo yose y'inteko nkuru rusange yiganjemo abarayiki mu gukora amatora. Ingengamikorere z'inteko nkuru rusange zivuga ko, ubwangaha niba ndasoma section B0506, gushyiraho amahame agenga itorero bireba sesiyo yuzuye y'inteko nkuru rusange. Rero ibibazo by'imyizerere bireba itorero ryose igihe dufite ubwiganze bw'abarayiki mu gufata ibyemezo. ADCOM nta murayiki n'umwe uyibamo. Umuntu wese mu banditse iriya nyandiko ni umukozi w'itorero uhembwa ku cyacumi nk'isoko avanaho amafaranga. Ubwo rero aba yifitemo intambara zishingiye ku nyungu ze bwite igihe yandika iriya nyandiko. Mu kanya turaza kureba impamvu aba yifitemo iriya ntambara ishingiye ku nyungu ze bwite. Inyandiko ya kabiri dufite ni inyandiko ishimangira. Iyi nyandiko iravuga ngo, kubw'ibyo turashishikariza abizera kwikingiza, kandi ntidufite impamvu z'idini cyangwa z'imyizerere. N'amagambo arakomeye. Aya ni amagambo avuga ku myizerere nk'uko nakomeje kubisubiramo. ADCOM ntifite uburenganzira bwo gutangaza ibi. Ibyo yakoze byitwa Ultravirus Act. Ultravirus bivuga kurengera cyangwa se kurenga imbibi. Virus iva ku kilatini, ijambo viral rivuga umuntu yari umugabo. Rero Ultravirus Act bivuze ngo igihe ADCOM yashyiragaho iyi nyandiko yo mu 2015 barimo bakora ibirenze by'ububasha bahawe bubemerera gukora. Noneho tukareba ku nyandiko ishimangira ubwayo, iyo irushijeho kubamo uburyarya. Inyandiko ishimangira ni yanditswe ishimangira iyo mu 2015 yemezaga ibyo kwikingiza, kandi ikirengagiza ubusabe bw'abizera bamwe basabaga gutambukwaho ntibakingirwe. Kubera iki? Nuko inyandiko ishimangira ivuga ibi. Iti bityo rero ubusabe busaba umudendezo w'idini ntibukoreshwa neza mu kwanga amategeko ya guverinoma cyangwa gahunda z'umukoresha zigendereye kurinda ubuzima bwiza ndetse n'umutekano wa kominote cyangwa se rubanda. Nanone nabisomye kandi harimo ibyo ushobora gucaho akarongo, ariko igitangaje ni iki: ninde wanditse iyi nyandiko? Iyi nyandiko yanditswe n'ihuriro ry'ubuyobozi bw'inteko nkuru rusange. Iyo si ADCOM ahubwo ni bamwe mu bayobozi, abashakashatsi ba Bibiliya cyangwa se ibigo by'ubushakashatsi bwa Bibiliya ubwabyo
icyiciro cy'ubuzima mu nteko nkuru rusange, icyiciro cy'ububanyi n'amahanga n'umudendezo w'idini, ndetse n'uhagarariye itorero mu by'amategeko hamwe na kaminuza ya Roma rinda ubuzima. Mfite akaboko ko gusubiramo ibintu, ariko ibi ndashaka kubivuga neruye. Ntaho byabaye na rimwe mu mateka y'abadiventiste aho abizera binyuze muri sesiyo y'inteko nkuru rusange cyangwa adcom cyangwa komite y'abayobozi, nta muntu n'umwe wigeze aho ububasha itsinda ry'abantu bwo kwandika ibi bintu. Ni nk'uko nahamagara abantu batatu hano tugafatira imyanzuro itorero ryose ku isi yose. Ibirimo hano ni ibibazo by'imyizerere kandi bihakana gutambukwaho exemption mu by'iyobokamana ko abadiventiste ku isi yose basaba kudakingirwa. Ni ibintu byakozwe n'itsinda ry'abantu batigeze bahabwa inshingano cyangwa ubutware bwo gutangaza aya mahame. Ntaho byabaye. Ibi byaje gukurikira umuhamagaro wa Riba and Health. Ibi ndabivuga mu rukundo. Twebwe abizera ntitwatumye iri tsinda ry'abantu ngo turihe ububasha bwo kudushyiriraho amahame y'imyizerere nk'aya tugomba kugenderaho. Ntibafite ubwo bubasha. Mu cyumweru gishize urukiko rukuru rwamaganye OSHA Occupational Safety Health Administration rwavuze ko OSHA itari ifite ububasha yahawe bwo gushinga amategeko kuri Amerika. Uyu munsi nanjye ndi hano kuvuga nk'ibyo. Twebwe abizera mu mateka y'abadiventiste ntitwigeze na rimwe duhira itsinda ry'abantu uburenganzira bwo gushyiraho amahame y'imyizerere ahakana umudendezo w'idini usabwa n'abizera ku isi yose. Tutitaye ku buryo amagambo yatondekanijwemo neza, iyi nyandiko ishimangira ntiyemewe n'amategeko, irimo ubusa, kandi nk'uko inyandiko ya adcom igomba guteshwa agaciro, n'iyi nuko igomba guteshwa agaciro aka kanya. Tugeretse kuri ibyo, uburyo bw'imiyoborere yacu butegeka ko habonekamo abarayiki baturutse ku mafiridi, ku makonferanse no ku mayunioni no ku madiviziyo ndetse na foramu za sesiyo y'inteko nkuru rusange zifata imyanzuro. Kandi nk'uko mbibona, umuntu wese watoye ibirimo hano n'umuntu wese watoye ibirimo hano ni umukozi w'itorero. Mu kanya turabona ko baba bafitemo intambara zishingiye ku nyungu zabo bwite. Nta bahagarariye abarayiki bagaragaye mu gushyiraho iyi myanzuro, aho abakozi b'itorero batazatakaza akazi kabo ariko abadiventiste ku isi yose bagatakaza akazi kabo. Birimo ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane ku buyobozi. Abayobozi bashyiraho amahame atera abizera kuvanwa mu bandi ndetse no kwirukanwa mu kazi, kandi muri icyo gihe bagakomeza gusaba abo bizera kugarura 1/10 kigahabwa abayobozi bavuga ngo ugomba kwirukanwa mu kazi kawe. Hari ikintu cyaboreye mu mutima wa Denmark. Nubwo kandi inyandiko ya adcom n'inyandiko ishimangira ziteshewe agaciro aka kanya, uyu munsi abakoresha ku isi yose bamaze kwifashisha izi nyandiko mu guhakanira abizera umudendezo w'idini wo gutambukaho ntibakingirwe. None barimo barirukanwa mu kazi, mu mashuri, muri za kaminuza. Igihe cyose izi nyandiko ziri kuri iyi website y'abadiventiste, abizera bakomeje kwishyura ikiguzi kibabaje cyane kandi ari abere. Nk'uko inyandiko ya adcom yari ukurenga imbibi z'ububasha adcom yahawe, kandi inyandiko ishimangira nayo ikaba yaranditswe n'itsinda ritigeze rihabwa ububasha bwo gushyiraho amahame nk'ariya, ndizera ko inteko nkuru rusange igomba guhita ikuraho izi nyandiko zombi aka kanya, kandi igasaba imbabazi ndetse no gutanga impozamarira ku mudiventiste wese wirukanwe mu kazi kubwo kuba abakoresha barakoresheje izi nyandiko zitemewe n'amategeko no kwanga ubusabe bw'ababagejejweho bwo gutambukwaho. Ibi tugejeje ku ruhande rw'imyigishirize y'iyobokamana. Hano turajya mu byanditswe byera kandi ubwo. Inyandiko ya adcom ikubiyemo aya magambo twanayabonye. Kubw'ibyo turabatera umwete wo kwikingiza, kandi ntidufite impamvu z'idini cyangwa iz'imyizerere zatubuza gukangurira abayoboke bacu kubahiriza gahunda zo kwirinda binyuze mu kwikingiza. Iyi nyandiko icyo ikora nuko ibuza wowe nanjye gukurikiza ibyo twemezwa n'Umwuka Wera ku byerekeye inkingo mu buzima bwacu. Irahakana uburenganzira bwa Mwuka Wera afite bwo kukuvugisha ku nkingo. Izo nizo ngaruka z'imyigishirize y'iyobokamana tubona hano. Kubwiriza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose mu byahishuwe 14
kuduhamagarira kutita ku bwiganze bufite imbaraga bw'isi yose. Isi ikaba yaraguye, nubwo kandi hari inyigisho z'icengezamatwara zinyuzwa mu bitangazamakuru, kubangamirwa mu by'imitungo, amategeko agenga akazi ndetse n'igihano cy'urupfu ku iherezo, ariko abaturage bo ku isi bagomba kugumana umudendezo w'umutimanama uhagije ngo bubahe Imana bayihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Twishingikirije ku mudendezo w'umutimanama kugeza ku iherezo mu kuvuga ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ntidukwiriye kwihakana uwo mudendezo mbere y'uko ikigeragezo giheruka kitugeraho. Ariko se umutimanama wawe ni iki? Kuko ushobora kugira umutimanama wahumanijwe. Mu ncamake, umutimanama ni icyanya wahawe n'Imana aho Umwuka Wera agushyirira kumenya imico mbonera, ibikorwa n'imyanzuro bikwiriye cyangwa se iby'Imana ishaka. Abaroma 2:15 haranditse ngo bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamywa n'imitima ihana, ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa kubaregura. Ibi ni Pawulo wabyanditse. Kandi hano intumwa Pawulo igaragaza uko Imana icira urubanza abanyamahanga batazi ubutumwa bwiza, batagira amategeko ya Mose, maze akavuga ko Imana izacira urubanza bene abo kuko Imana izi uko yabavugishaga inyuze mu mitimanama yabo, izi ntambara barwanye, ibyabashinjaga, ibyabashinjuraga mu bitekerezo byabo, uko bitwaye ku byo Umwuka Wera yabemereje mu mitimanama yabo. Uko niko Imana izacira imanza abatarumvise ubutumwa bwiza, izareba ku mucyo bari bafite mu mitimanama yabo. Binyuze mu mitimanama yacu, Umwuka Wera aduhamiriza icyo twemera ko ari icyo Imana idushakaho. Abaroma 9:1 ndavuga ukuri muri Kristo simbeshya, kuko umutimanama wanjye uhamanya nanjye mu Mwuka Wera. Mu mitimanama yacu niho Umwuka Wera aduhishurira ubushake bw'Imana twe ubwacu, kandi twe nk'itsinda ry'abizera. Ariko nanone ushobora kugira umutimanama uhumanye. Rwa mbere rwa Timoteyo 1:1 n'uwa2 haravuga ngo, ariko Umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Ubwo rero imitimanama yacu ishobora kwanduzwa. Mwuka Wera ntabe akituvugisha ngo twumve, bitewe no gukomeza kwanga kumvira Umwuka Wera tugakomeza gucumura nkana. Abaroma 1:24 harabyigisha. Icyo gihe imitima yacu iba itakiri iyo kwizerwa. Nuvuga uti sinzikingiza kubw'umutimanama wanjye kugira ngo mwumvire, ubwo uba ukeneye gukomeza kumvira Mwuka Wera no mu bindi byose byo mu buzima bwawe, ntubeho ukora ibyaha nkana. Hari abambaza bati, ese ko ntashaka kwikingiza kuko nizera ko byampumanya? Kandi ugasanga uwo muntu ibyo arya n'ibyo anywa buri munsi ni ibihumanya n'ubundi. Niba ubayeho umubiri wawe ari urusengero rw'Umwuka Wera, ugomba gufata icyo kintu mu buryo butajenjetse, maze icyo wemerera kugujya mu mubiri cyose kikaba ari icyo wizera mu mutimanama wawe ko ari cyiza mu buzima bwiza bwo mu by'umwuka, ibitekerezo n'umubiri. Urugero, ntiwavuga ngo nzirinda urukingo kandi ugaburira ibitekerezo byawe amashusho y'ubusambanyi, porunogarafi, kuko nikijya mu bitekerezo byawe kikugiraho ingaruka. Rero iyo dusabye gutambukaho mu by'idini ku kintu nk'urukingo ngo ntabwo turi bukingirwe, ubwo tuba tugomba kubaho imibereho ya gikristo, tukumvira Mwuka Wera muri byose. Bisaba ko umubiri wose uba umukristo, atari ukubaho uko wishakiye, ariko ugakomeza gutsimbarara uti sinakwikingiza, ugasaba gutambukaho mu by'idini. Ubwo rero tugomba gukomeza kumvira Umwuka Wera muri byose. Abaroma 14:23 haravuga ngo, ariko urya ashidikanya wese abaciriweho iteka, kuko atabiryanye kwizera, kandi igikorwa cyose kidakoranwe kwizera kiba ari icyaha. Uko ni ukunyuranya n'ubushake bw'Imana nk'uko buhishurirwa mu kwemezwa n'Umwuka wayo mu mutimanama wawe, kandi ni icyaha. Rero umutimanama wawe uba ugomba kugaburirwa no kwiga ijambo ry'Imana kwawe, kandi ku bwa Mwuka Wera tuyoborwa ku ijambo ry'Imana ariryo Yesu ubwe. Amahame twizera tuyarebyeho yatowe na sese y'inteko nkuru rusange, yiganje mu mabara y'iki kandi mu buyobozi bw'itorero. Amahame twizera aruta izi nyandiko zombi. Mbese sibyo? Siko bimeze? Ihame rya 22 riravuga ngo, kuko umwuka mu kuturemamo imico y'umwami wacu Yesu Kristo, ibyo twemera ni ibintu bizatuma dusa na Kristo mu kwera no mu buzima bw'umuze muke n'umunezero mu buzima bwacu. Binasobanuye ko kuko imibiri yacu ari insengero z'Umwuka Wera,
tugomba kuyitaho tubyitondeye, hamwe n'imyitozo ngororamubiri ihagije n'ikiruhuko. Tugomba kwimenyereza kurya ibyo kurya bidutera kugira ubuzima bwiza, kandi turya ibizira bigaragazwa mu byanditswe byera. Ubwo rero ibinyobwa bisembuye, itabi ndetse n'imiti ikorerwa mu nganda, byose ni ikirimbuzi ku mibiri yacu, nabyo tugomba kubigendera kure. Iri hame rishimangira ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera. Mu rwa mbere rw'Abakorinto 6:19 havuga ko tugomba gukorana na mwuka wera tukagera ku kwera nk'ukwa Kristo ndetse n'ubuzima buzira umuze. Ibi bigomba kuba mu mitekerereze, mu buzima bwiza bwo mu by'umwuka ndetse n'ubuzima buzira umuze mu bigaragara imibiri. Birasobanutse neza, turavuga ubuzima bw'ibigaragara kandi twumvira mwuka wera utuyobora mu kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. Iyo mfite ubuzima buzira umuze, ibitekerezo byanjye biba byiteguye neza kwakira ukuri ko mu ijuru. Hari ihuriro ry'umubiri, umutima n'ibitekerezo. Iyo ufite uburwayi, urwaye, urahangayika, kandi ubwo ntuba ushobora kwakira ukuri ko mu ijuru. Ariko iyo ukize, ibitekerezo byawe nabyo birakanguka, ukaba wakwakira ukuri kuva mu ijuru bikoroheye. Iki gihamya rero ntikivuga gusa ku by'umwuka, ahubwo kivuga ubuzima buzira umuze nk'ikintu cy'ingenzi cyane dukeneye. Mu gitabo cyasohowe n'inteko nkuru rusange amahame 28 hari amagambo ni komenti yavuzwe na Damchi Domnes agira ati, abakristo b'ukuri bitegereza Kristo bazakomeza kubahisha Imana imibiri yabo, bazirikana karabe kandi karaba agaciro kuko baguzwe amaraso ye y'agaciro kenshi. Rwa mbere rw'Abakorinto 10:31 hati, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Duhimbaza Imana binyuze mu byo twemerera kwinjira mu mibiri yacu no mu bitekerezo byacu, n'ibyo twemerera ururimi rwacu kuvuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero mwuka wera atuvugisha anyuze mu mitima nama yacu, kandi tugomba kuyoborwa nawe kugira ngo twere nka Yesu muri byose. Bityo rero amahame avuga ko icyo wemerera kwinjira mu mubiri wawe kigomba kwemerwa n'umutima nama wawe, ari wo mwuka wera wakuyoboreramo. None ubwo ako kanya kuko ari ikibazo cy'umutima nama, ubwo kigomba gufatwa nk'ikibazo cy'umudendezo w'idini mu cyiciro kibishinzwe mu nteko nkuru rusange. Inyandiko ishimangira hano iravuga ngo mwite kuri ibi bintu ivuga. Iravuga ngo kuko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera, kandi tukaba turi aba Kristo kuko yaturemye akanaducungura, umuntu ku giti cye agomba gushakashaka ubushake bw'Imana ku byerekeye inkingo za COVID-19. Kigomba kuba amahitamo y'umuntu wese ku giti cye. Twizeza tudashidikanya ko mu bibazo byo kwemezwa k'umuntu ku giti cye tugomba kuyoborwa n'ijambo ry'Imana n'imitima nama yacu n'urubanza twamenyeshejwe. Aha bagaragaza yuko inteko nkuru rusange cyangwa adicom atari igomba kuguhitiramo mu by'ukuri. Iyi nyandiko ivuga ibyo, ariko igakomeza ivuga ibindi. Ngo gusaba umudendezo w'idini ntibikoreshwa neza mu gihe umuntu yanze amategeko ya guverinoma cyangwa gahunda z'umukoresha. Bageze gute kuri uwo mwanzuro? Bwa mbere bati ni ikibazo cy'umudendezo w'umutimanama, senga Data wo mu ijuru usabe mwuka wera agufashe yakuyobore. Batariko ntiwakoresha umudendezo mu kwanga kwikingiza. Muri aya magambo harimo ubushyamirane ntiyuzuzanya. Twemeranya n'ibya mbere, ariko uyu mwanzuro turawanze. Niba kwikingiza ari ikibazo cy'umutimanama nk'uko iyi nyandiko ibyivugira, nayo nubwo ari inyandiko itemewe n'amategeko ariko yabyivugiye, ubwo rero ako kanya icyo gihinduka ikibazo cy'umudendezo w'idini n'umudendezo w'umutimanama. Mu myaka 2 twumvise icyiciro cy'umudendezo w'idini gikomeza kuvuga ngo iki si ikibazo cy'umudendezo w'idini, ariko n'inteko nkuru rusange mu nyandiko ishimangira bivugiye ko aho wibariza umwuka wera akakuyobora anyuze mu mutima nama wawe. Ubwo rero kigomba kuba ikibazo cy'umudendezo w'idini, kandi twaratereranywe n'ubuyobozi bushinzwe umudendezo w'idini mu gihugu cyacu, kuko ubuyobozi butemeye kurwana iyo ntambara ngo bujye ku ruhande rw'abadiventiste batikingije kubw'impamvu z'idini. Amahame yo mu nteko nkuru rusange agenga imikorere hano hari amagambo arimo. Ibi byatowe n'abizera
aya ni amagambo y'ingenzi mu by'ukuri. Baravuze ngo gukoresha imbaraga n'agahato ni kirimbuzi ku buzima, ku gaciro ka muntu no ku idini. Umudendezo w'idini uharanira ubusugire bw'umushyikirano w'umuntu n'Imana umuremyi. Rero niba Imana ikuvugishiriza mu mutimanama, ubwo ishoza y'ibyo ni uko icyo ari ikibazo cy'umudendezo w'idini. Nicyo bivuze. Bityo rero abadiventiste babona umudendezo w'idini nk'uburenganzira bwa muntu bwabayeho mbere y'ubundi kandi busumba ubundi bwose. Kubera iki? Kuko ubwo Imana yaremaga Adamu mbere y'uko Eva abaho, yamuhaye itegeko rimwe gusa: ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Noneho Eva amaze kuremwa, nibwo haje inshingano kuri bagenzi bawe ko ugomba gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Rero itegeko rya mbere niryo rikomeye cyane. Adamu n'Imana mu murima wa Edeni ryabayeho mbere y'uko habaho umubano w'abantu n'abandi. Niyo mpamvu uburenganzira bwawe bw'ibanze ubwa mbere ni isano ugirana na so wo mu ijuru. Inyandiko ikomeza ivuga iti icyiciro cy'ububanyi n'amahanga n'umudendezo w'idini ni kimwe mu byiciro by'ingenzi byabanje gushyirwaho mu itorero. Cyashyiriweho guharanira no gusigasira umudendezo w'idini, cyane cyane umudendezo uhatse indi, ariwo mudendezo w'umutimanama w'umuntu ku giti cye. Icyiciro gishinzwe umudendezo w'idini w'abizera b'itorero ubwabo. Si ibi iki gikora, kuko hashize imyaka 2 yose dusubirirwamo n'abayobozi b'umudendezo w'idini ko amategeko y'inkingo atari ibibazo by'umudendezo w'idini. Ariko no mu nyandiko y'itorero ubwaryo no mu nyandiko ishimangira, tubonye ko inkingo ari ikibazo cy'umudendezo w'umutimanama. Kandi mu mahame agenga imikorere y'inteko nkuru rusange twabonye kibaho hariya icyiciro cy'umudendezo w'idini, umurimo wacyo ni ukurinda umudendezo w'umutimanama wawe. Ubwo rero ni ikibazo cy'umudendezo w'umutimanama. Ntiwavuga ngo si ikibazo cy'umudendezo w'idini ngo byemerwe. Natwe turi abantu batekereza, dushobora kwisomera inyandiko. Kandi niba udashaka guhaguruka ngo urengere ibyo twizera, twemejwe nk'abizera, vamo ujye ku ruhande maze abafite ubwo bushake bahaguruke, ariko yigambanira abizera. Yesu yarigishije muri Luka 11:9 kugeza ku wa 13. Avuga ko tugomba gusaba Data wo mu ijuru impano y'Umwuka Wera, ariko ntiyigishije ko aricyo twashyiraho gahunda yo kwemezwa na Mwuka Wera mu gakiza kacu. Muri Yohana 3:8 Yesu yabwiye Nikodemu ati, umuyaga uhuha aho ushaka ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya, niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Nishimiye cyane umurimo wa Mwuka Wera. Ashobora kumbwira ati, Conrad, hagarariraho, usaba imbabazi kandi wihane. Mwuka Wera aramutse atamvugishije, sinamenya igihe nkenereye kwihana, kandi ndashaka kujya mu ijuru. Mbese nawe ni uko? Ndashaka kuba mu gitabo cy'ubugingo. None rero ndashima kubw'impano ya Mwuka Wera utwemeza icyaha kandi akatugeza ku gukiranuka kwa Kristo. Kuba abakoresha batubaha Imana ndetse n'ubuyobozi bw'inteko nkuru rusange bafatanyirije hamwe kutubangamira mu kazi ntacyo bivuze. Gukorera Imana kwacu ntigushingiye ku buryo twumvira inyandiko zanditswe na komite zitigeze zemerwa gushyiraho amahame ateye gutya. Icyo tuzasobanurira Imana ni inyifato twagize ku irarika rya Mwuka Wera ukorera mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu. Ubwo rero rwose nta gushidikanya ko iki ari ikibazo cy'umudendezo w'idini. Abadiventiste baburiwe ko iki gihe kizaza. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa handitswe gutya: Imana ishaka ko abantu bayo bitegura akaga kagiye kuza vuba. Baba biteguye cyangwa batiteguye, bose bagomba guhura nako. Kandi abashushanishije imibereho yabo n'urufatiro rw'Imana nibo bonyine bazahagarara bashikamye muri icyo gihe kigeragezwa, ubwo abategetsi batubaha Imana baziyunga n'ababwiriza bo mu madini kugira ngo bategeke umutimanama. Ubwo nibwo bizagaragara bubaha Imana kandi bakayikorera mu by'ukuri. Igihe umwijima ari icuraburindi, umucyo w'imico isa n'iya Kristo uzarushaho kurabagirana. Igihe ibindi byiringiro byose bitsinzwe, nibwo abantu biringira Imana ubudacogora bazagaragara. Kandi mu gihe abanzi b'ukuri bari mu mpande zose bashakashaka impamvu z'amakosa ku bagaragu b'Imana, Imana yo izababera amaso ibarengere. Izababera igicucu cy'urutare rukomeye mu gihugu cy'umutarwe.
ubu ni igihe cyo guhaguruka tukarwanira ukuri, ntiduterwe isoni n'ukuri. Kandi nk'uko Pastor Kelly yarayabivuze, ntiturwanya kandi ntidushyigikire inkingo, ahubwo dukora dukurikije umutimanama. Kandi ujya ukora uko umutimanama wawe ukubwira muri iri torero, ntawe uzaguciraho iteka. Niba umutima wawe wakwemeje gufata urukingo, nta kibazo. Niba kandi uhisemo kutikingiza ko umutimanama wawe wakwemeje, gutyo nabwo tuzagushyigikira, tuzashyigikira umwanzuro wawe, kuko ni umwanzuro hagati yawe n'Imana. Bityo rero ntitugomba kwifatanya n'abategetsi batubaha Imana mu gutegeka umutimanama. Ikiremwa muntu cyaguye. Dushobora guhitamo uko twifata ku byo Mwuka Wera twemeza, ariko ntitwahitamo uburyo cyangwa igihe twemezwa na Mwuka Wera. Mwuka Wera ntashobora kuyoborwa, gushyirwaho gahunda cyangwa kwangirwa n'abayobozi bashinzwe ububanyi n'amahanga ndetse n'umudendezo w'idini. Ntashobora kugenzurwa na komite yashimangiye ibi, kandi ntiyagenzurwa n'abadikomu yo mu nteko nkuru rusange. Si ibyo? Gutekereza gutyo ni ugutuka Imana, kuko ubwo tuba dushaka kugena igihe n'uburyo Imana ifite uruhushya rwo gukorera mu buzima bwacu. Ibyo biba ari ugukinisha Imana. Ubwo rero ntituzemerera umuyobozi w'idini uwo ari we wese, jyewe ndiheraho, ntituzemerera umuntu uvuga ngo dushobora kwemezwa n'Umwuka Wera mu buryo runaka. Noneho tukajya ku ruhande rw'ubukungu, amafaranga, kandi nubwo turi buze gusorezaho. Amafaranga, urebye ku mafaranga wakwibwira igisubizo. Mbese ninde wunguka cyane cyangwa gahoro? Naracukumbuye mfashijwe n'abakora mu by'ubuzima, mu by'ubuvuzi bo mu badiventiste. Harimo abantu bagifite umutimanama. Twarebye ku nyandiko, rubanda rwose rwayibona. Ni inyandiko y'ikoro ya IRS, International Revenue Service. Aya rero niyo makuru yo kuva mu 2019. Icya mbere ni iki: mu 2019 twakiriye miliyari 6.2 za Medical ndetse na miliyari 3.2 za Medicaid. Kandi ko dufite foundation funding muri systeme z'amavuriro yacu, twinjije izindi miliyari 11.2 zivuye mu bwishyu bw'abivuzaga nta bwishingizi n'ibindi. Bivuze ngo twakiriye miliyari hafi 21 z'amadolari y'Amerika muri gahunda z'ubuvuzi z'abadiventiste muri 2019. Miliyari 21 z'amadolari y'Amerika. Reka mbibutse ko kimwe mu 10 cyose gitangwa na diviziyo y'amajyaruguru y'Amerika ari hafi miliyari 1 gusa. None hano twabonye asaga miliyari 20 leta iha ubuvuzi bwacu nk'uburyo bw'ubwishingizi ku baturage bayo bazivuriza mu bigo byacu. Ibyo rero bigakaza cyane amategeko ubu nk'uko tubibona, bagashyigikira amategeko n'urukiko rukuru ubwabwo rwabonye kadakwiriye. Umugabane munini w'amafaranga yinjijwe n'ibigo by'ubuvuzi nayahawe ibyo bigo. Konferanse y'Union ya Colombia mu 2019 yakiriye ibihumbi hafi 225 avuye mu mavuriro yaho. Inteko nkuru rusange yakiriye ibihumbi 55. Pine Forge Academy yakiriye ibihumbi 50, na itorero ry'abadiventiste rya Spencerville ryakiriye ibihumbi 201. University y'abadiventiste ya Washington yakiriye ibihumbi 34. Itorero ry'Roma ryo ryakiriye ibihumbi 108. Iyi mibare iraboneka online, wayibona, yitwa tax document. Ikirenze ibyo, imiterere y'amashuri yacu muri Leta zunze ubumwe za Amerika, kandi aya makuru ni ingenzi ku badiventiste aho bari ku isi yose bakurikiye iyi gahunda. Rero iyo miterere muri Amerika irimo ibigo bidaharanira inyungu, tuvuge nka Conference ya Michigan, bityo bikakira impano kubw'uko batanga serivisi zitishyuzwa. Leta iduha ubufasha mu buvuzi. Twabonye ko mu 2019 twakiriye asaga miliyari 10. Mu 2020 barayongereye cyane kubera icyorezo. Guverinoma yishyuye byinshi kubera COVID. Rero mu 2020 miliyari 21 zararenze cyane. Ibyo Leta itanga kubwo abari mu kiruhuko cy'izabukuru, ibyo itanga kubwo inguzanyo z'abanyeshuri twigisha, nta nubwo uyu munsi turimo tureba kuri ayo mashuri. Rero amafaranga Leta iduha mu kutwereka ko yishimiye uburezi dutanga, abagize umwuga gukorera mu madini igihe cyose babonera inyungu mu gukora nk'abahagarariye Leta igihe basinya certificat zo gushyingiranwa. Jewe birushaho kuntangaza iyo turebye mu mahenuka y'ubuhanuzi uruhare rwa Amerika mu guhonyora umutimanama ku mperuka, uburyo twakabije mu kuba turyamanye n'inyamaswa ya kabiri mu byahishuwe 13 mu byerekeye amafaranga. Amahame ngengamikorere y'inteko nkuru rusange avuga gutya: inama nziza. Yesu ntiyigeraga akoresha uburyo bwo guhangana nk'igitugu mu by'ubutunzi cyangwa mu buryo bugaragara. Abizera ndetse n'ibigo byacu bagomba gukomeza kugira umudendezo no kwigenga ku bigo, imiryango bishobora guhohotera umudendezo w'umwizera. Ubumwe bw'itorero na Leta ni formire, ihame ryizewe neza ritanga akarengane no kutoroherana, kandi bitanga ubutaka burumbuka
ku karengane kugira ngo kororokeremo, maze tukavuga ngo amena. Ibi ni by'icyiciro cy'umudendezo cyivugiye mu mahame ngengamikorere, kandi turabibona bibera imbere y'amaso yacu. Nta bihari? Turabibona rwose, turabyibonera bitubera imbere y'amaso. Aha rero niho tugomba kwibaza ibibazo byimbitse cyane birenze amategeko y'inkingo za covid. Ibyo tugomba kwibaza ni ibi bikurikira: mu gihe Amerika irimo ihinduka rwose iva mu kuba igihugu cy'umudendezo n'ubutwari ikaba icyo yahanuriwe kuba cyo, aricyo butegetsi butoteza inyamaswa ya kabiri yo mu byahishuwe 13, tuzageza ryari kwakira amafaranga iduha? Kuko iyo utunzwe n'amafaranga ya leta ubyina imbyino cyangwa se injyana ya leta. Amategeko ya Health and Human Service HH iki cyumweru yerejwe n'urukiko rukuru rwa Amerika. Ibyo bivuze ko ibyo uzi byose gahunda z'ubuvuzi zihabwa ubufasha zigomba kwemera ayo mategeko y'inkingo. Twishime ko bakemera kugira abo batambukaho, ariko muri amwe mu mavuriro yacu ni uko bamwe mu bakozi bavuze ko niba batsimbaraye kubakingira bazasezera akazi, kuko bagomba kubungabunga umudendezo w'umutimanama mu bigo byabo. Rero mu gihe Amerika irimo ihinduka ikaba inyamaswa irenganya mu byahishuwe, ni gute twakomeza kuba ijwi ridahemuka ry'ubuhanuzi muri sosiyete kandi dutunzwe n'ubufasha buva ku nyamaswa ya kabiri? Ndimo ndabaza ikibazo gikomeye, mbese kiroroshye? Bitinde bitebuke tugomba kwibaza iki kibazo, kuko kwishingikiriza ku nkunga ya leta kwacu gutuma icya cumi cyacu cyerekezwa muri nadi haturuka inyandiko nk'iyi ibangamiye abadiventiste bose ku isi yose. Abadiventiste muri Canada, abo muri Australia, abo mu Burayi n'ahandi barimo barirukanwa mu kazi kabo kubera izi nyandiko zavuye mu buyobozi, kandi abayobozi bari bukomeze bagahabwa 1/10, kandi na konferansi zikanahabwa inkunga na leta mu by'ubuvuzi. Ubwo rero turimo turemerera inyamaswa ya kabiri yo mu byahishuwe kwigizayo amahame yacu n'ububasha bwo kwihitiramo mu buryo busiribanga umutimanama w'abizera bo ku isi yose. Hari ikintu cyaboreye mu mutima wa Denmark, hari ikintu kitari cyo. Akazi ka benshi mu badiventiste ndetse na 1/10 cyinshi muri diviziyo yacu bishingiye ku nkunga ya leta. Nitwanga inkunga ya leta, hafi buri kigo cy'ishuri n'ivuriro ry'abadiventiste muri Leta zunze ubumwe kizafunga cyangwa ku kanya gihita kigurishwa, kandi 1/10 gitangwa cyahita gikonkoboka ku buryo buteye ubwoba. Ufashe Florida ndetse n'amajyepfo ashyira uburasirazuba ya California, iyo konferansi ivanga mu zitanga 1/10, kandi ari yifata cyane 1/10 gishingiye ku baganga. Ubwo 1/10 cya diviziyo y'amajyaruguru ya Amerika nadi cyahita kimanuka cyane ako kanya ku buryo bukomeye. Rero kuvuga ko leta itanga inkunga ya miliyari 11 z'amadolari buri mwaka, ndetse n'andi ava mu bwishyu kubwo kwikorera angana na miliyari 11. Rero ubwo kuvuga ko ayo mafaranga ya leta atarimo adutera kutemera ibyo twemezwa tuyobowe na Mwuka Wera, ndetse no kutemera ubusabe bw'abadiventiste basaba gutambukwaho kubw'imyemerere mu by'amategeko y'inkingo, uko kwaba ari ukwibeshya rwose. Kurya ni ukwishyura. Mu yandi magambo, kuba dutunzwe n'amafaranga duhabwa na leta za Amerika haba mu kazi kacu ndetse no muri 1/10 bisobanuye ko tudashobora kubona iby'umutimanama wacu twemeza kandi wemeza n'abizera kuri iki kibazo. Iyo ubukene bw'amafaranga bw'itorero rifashwa n'inyamaswa ya kabiri yo mu byahishuwe 13 buteye itorero nk'ikigo kwihakana umudendezo w'umutimanama w'abizera baryo, ubwo tuba turenze umurongo utukura. Reka nsubiremo ayo magambo. Iyo ubukene bw'amafaranga bw'itorero rifashwa n'inyamaswa ya kabiri yo mu byahishuwe 13 buteye itorero nk'ikigo kwihakana umudendezo w'umutimanama w'abizera baryo, ubwo tuba turenze umurongo utukura. Ubu tugeze ahantu hatigeze hagaragazwa neza. Turimo turambuka umurongo utukura, kandi inteko nkuru rusange ifite amahame ngengamikorere abivugaho. Itorero mu mateka ryamye ryigisha ko abizera baryo n'ibigo byaryo batagomba gutinyuka gusiribanga umudendezo w'umuntu cyangwa w'ikigo binyuze mu gushyigikira imiryango cyangwa se ibigo cyangwa ingengamikorere cyangwa ibikorwa byose bishyamiranye n'amahame yigishwa mu byanditswe byera. Icyo ni cyo amahame ngengamikorere avuga, ariko ikibabaje ni uko iyo dusohoye inyandiko nk'iyi tuba twihakanye umudendezo w'umutimanama kandi wererezwa mu gitabo cy'amahame ngengamikorere. Ibintu byatowe n'abizera. Dukeneye kubungabunga ibyatowe n'abizera, si inyandiko zitemewe n'amategeko zanditswe n'abantu bahembwa mu mafaranga y'inkunga leta itanga. Nk'ikigo, iyo twihuje n'amategeko y'umurimo n'ay'inyamaswa ya kabiri tugafatanya kubangamira imitimanama y'abizera bacu, tuba tugeze hafi yo gutakaza impamvu yo kubaho kwacu nk'itorero ry'Imana ryo mu gihe giheruka. Igihe cyagiye, reka dufate umwanzuro. Kandi iki gitondo hari ibintu twavuzeho ndashaka kubisubiramo.
ndavuga ibi mu rukundo, ariko ku mwizera wese wirukanywe mu kazi hanze aha iki kibwirizwa ndakigutuye. Kandi ku mwizera wese uri ku gitutu cyashyizweho no kwikingiza cyangwa urimo babazwa n'ingaruka z'uko yikingije ku gahato, nawe iki kibwirizwa ni icyawe. Kandi ku muntu urimo urwana n'umutima we yibaza niba yakwikingiza cyangwa yabireka, umukoresha wawe wenda akaba yaranze kubaha imyizerere yawe ngo agutambukeho kubera izi nyandiko zasohowe n'abayobozi, iki kibwirizwa ni icyawe. Muri wenyine hari itsinda rinini ry'abadiventiste muri kumwe bagusengera kandi musengana. Rero reka nanzure mvuga iki. Abadiventiste barahamagarirwa kuba abumwihariko. Icya mbere, mu rukundo n'ubwubahane mbasabye kuvanaho inyandiko ya ADCOM yo mu 2015 ndetse n'inyandiko ishimangira yo mu 2021. Muzivaneho aka kanya, kuko ku ruhande rw'itorero nk'ikigo ibi biri hakurya y'ububasha mwemerewe gukoresha kandi mu buryo bw'imyigishirize. Ibi ni ugutuka Imana. Kabiri, ndashaka kubatera umwete ngo mushyireho ikigega cyo guhoza amarira abadiventiste bahuye n'amage ku bw'inzandiko zitemewe n'amategeko. Gatatu, ndashaka gushimangira uburenganzira bwa bose bahabwa na Bibiliya bwo kwikingiza cyangwa kutikingiza. Bivuze ko iki ari ikibazo cy'umudendezo w'umutimanama n'ikibazo cy'umudendezo w'idini. Kane, bayobozi n'ibigo byacu mwifata nabi abakozi bahitamo kurwanya ibivugwa na benshi by'inyamaswa ya kabiri yo mu byahishuwe 13. Uyu ni umuhamagaro twese duhabwa, icyo nicyo cya nyuma. Ubutumwa bwiza bujyanwa ku isi yose kandi bujyanwa guhabwa abantu bahamagarira kubaha Imana no kuyihimbaza ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Yesu yasezeranye ko agiye kugaruka kandi arashaka abantu biteguye kumubona. Ibyo byashoboka ari uko uyu munsi tubaye abarengezi b'umutimanama. Ntitwabwira abantu ngo nimukurikize ibyo Mwuka Wera bemeza maze mwifatanye n'abasigaye itorero ry'Imana, ariko nimuza mubanze mucecekeshe imitimanama yanyu ku byerekeye uko mufata imibiri yanyu, kuko twamaze gushyiraho ko Mwuka Wera adashobora kwivuganira namwe ku bintu nk'ibyo. Niba twishimira umudendezo w'umutimanama tugahamagarira abantu gukurikira Yesu, bagomba gukurikira umwana w'intama aho ajya hose, ntabwo ari aho twe twashyizeho agomba kubajyana. Uko ni ukuzirikana inshingano yacu nk'abizera ndetse n'abayobozi bo kuba abarengezi b'umudendezo w'umutimanama, kuko niba tutakoze ibyo mbese tuzarengera dutuwe umudendezo mu kuvuga ubutumwa bw'abamarayika batatu aribwo Imana iduhamagarira kuvuga nk'itorero ryo mu gihe giheruka. Rero haguruka urengere umudendezo w'umutimanama, wubaha umudendezo w'umutimanama w'abantu, ntubahutaze kubw'imyanzuro bafashe kandi bayemejwe. Kandi ku bayobozi b'itorero ryacu turabakunda kandi turabubaha, kandi turavuga mu rukundo tuti nyabuneka mwumve uyu muhamagaro nk'utavuye kuri jye gusa, ahubwo uvuye ku bantu ibihumbi ku isi yose. Umuhamagaro usaba abadiventiste kuba abumwihariko. Nanone muhaguruke murengere umudendezo w'umutimanama kandi mwunge itorero ryacu ku isi yose. Imana ibaha umugisha ngo mufate umwanzuro, kandi ndabararikira kubika imitwe yanyu hamwe nanjye maze dusoze dusenga. Data uri mu ijuru, ubwo dushoje gahunda yo kuramya hano uyu munsi turabigushimiye ko wabigize uburenganzira bwa muntu bw'ibanze guhitamo inyifato agira ku ijwi rivugira mu mutimanama we rivugisha imitima yacu. Data, uturinde imitimanama yacu ye kwinangira, ahubwo dukorane ubudahemuka twemera irarika rya Mwuka wawe uyu munsi n'ejo hazaza no mu cyumweru gitaha. Data, ubwo Mwuka wawe atuyobora, duhe kubana amahoro na bagenzi bacu kandi tugire kubaha no kukumvira. Ndasenze ngo abantu batubonemo icyubahiro n'imico yawe, be mu mibereho yacu kandi uhire ijambo ryose tuvuga n'icyo dukora cyose. Data, dusengeye abayobozi b'itorero ryacu, wenda benshi batanabashije kumva iki cyigisho, ariko Data ndagushimiye ku bwabo, imyaka bamaze mu umurimo wawe mwiza, kubwo kurinda umukumbi, ubushake bwabo bwo kujya hafi na kure gukemura ibibazo. Data, ndasenze ngo iki cyorezo cya COVID kigihari, abayobozi b'itorero ryacu bagira umwete wo gukora igikwiriye kandi bakora icy'ingenzi ari cyo kunga itorero ryacu nanone. Data, Umwuka wawe wera nakomeze gukorana n'imitima yacu, kandi ibyo twimirije imbere bizarangwe no kwitanga no gukorera abandi mu rukundo rwa Yesu. Data, ubwo dusohoka muri aya materaniro aho twaramirizaga hano, abari hano twese tugushimiye amafunguro yateguriwe muri sale y'ubusabane. Tugushimiye abayateguye kandi turasenze ngo udutere imbaraga tuzakomeze kukubaha no kuguhimbaza. Urakoze Data kuko wumvise iri sengesho.
tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.